dusuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro tunyuza kuri YouTube channel Ijuru&Ntirikorerwa TV, bikaba ari ibiganiro by'ubutumwa bwiza, ibiganiro bihishura inzira y'ijuru. Yego. Bihishura inzira y'ijuru, inzira Imana yaciriye abantu kugira ngo bongere bagaruke ku Mana. Amen. Binyuze kuri Kristo Yesu. Yego. Nk'uko yahamije ko ari we wenyine nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo, agahamya ko ntawe ujya kwa atari we umujyanye. Natwe rero duhishurira abantu biciye mu byanditswe byera iyo nzira imwe rukumbi Imana yagennye, yongeye kwiyungiramo n'umuntu. Ubwo rero dusuhuje abadukurikiye, abakurikiye ikiganiro, ndetse tunabashimira. Tubashimira ko basanzwe badukurikira, bagakurikira channel yacu, tunabararikira kuyisangiza abandi. Burya Agakiza wagezeho uba ukwiye no kugisangiza abandi. Ubwo rero si twe twenyine dutanga ibyo biganiro kuri channel, dufite abavandimwe benshi, na niyo mpamvu tugiye gutangira tubibwira abagiye gutanga iki kiganiro, kubera ko bazabona n'ibindi biganiro bizakomeza gutangwa n'abandi bavandimwe. Nge rero ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nkaba nejejwe no kubana namwe muri iki kiganiro. Yego, akoze cyane muvandimwe. Nanjye amazina Umukiranutsi. Yego. Nanjye ndi umuvugabutumwa bwiza ubuntu bw'Imana. Nanjye nsobanura abantu buryo ki umuntu yabona ijuru. Yego. Kuko bagiye bwana ko ijuru rikorerwa. Ariko umuntu wese uzi ko ijuru rikorerwa ni ikinyuma yicayeho. Yego. Ntabwo ari ukuri. Nibyo. Yego. Yego. Bavandimwe dukurikiye rero. Ikiganiro nyine muzakomeza kucyumva no kugikurikira n'ikindi gihe kindi. Yego. Tuzagushya ibiganiro bindi. Yego. Bica ku rubuga rwacu rwitwa ijuru ntabwo rikorerwa. Nibyo rwose. Ariko ntabwo rikorerwa muvandimwe. Ni impano. Twasenga Imana rero. Yego. Twasenga Imana. Tugakomeza. Amen. Data mu izina rya Yesu. Turakuneze kandi turagushimye. Yego. Tugushimiye urukundo rwinshi wakunze ikiremwa muntu mwami. Maje kureba umuntu byavuye imigambi yavuga ngo turi umuntu mw'ishusho yacu, asa natwe. Urabikora ari umuntu murema mw'ishusho ya mwami ngano kuri. Unamutegura neza kumutuza mu idini. Ariko ko hari umwanzi witwa Satani yaje gusanga umuntu aramushuka, bituma asohoka mu ngobyi ya idini ndetse unahinduka umunyabyaha. Ntabwo ari cyaho rero mwami mwiza wakomeje kubana n'umuntu kugeza ubwo ateguye inzira y'agakiza. Tagushimiye rero data mwiza ko inzira y'agakiza yaje mu isi tukatwara imyitwara yumvishe mwami. Wa muntu atandukanye nawe kubwa Satani ko icyamaje gukora muri Adamu, twaje kumenya icyo wamukore kugira ngo yongere nawe yongera abo mwana mu rugo, yongera amahoro. Umaje kubitumenyesha rero wanaduhaye kubibwira abandi. Yego. Niyo mpamvu turi hano tutambusa iki kiganiro kugira ngo ruhamenye ko utigeze uri ku muntu, utigeze uterana umuntu mwami mwiza, ahubwo wiyunze n'umuntu, ugena buri icyo umuntu yakongera kubana nawe, ariko binyuze mu mucunguzi. Turakuneze rero ikiganiro cy'utambukira ahangaha ni ikiganiro ejo ntirikorerwa. Cyose nuko abagikurikira mwami bose bahinduka urubyaro rwawe, bakoresha batarikoreye. Urakoze rero byose mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo tutarajya kure twasaba abantu badukurikira kuba bakanda subscribe kuri channel. Yego. Icyo bifasha nuko bituma buri kiganiro kigiyeho babasha kukibona, umuntu ahita amenya ko cyagezeho. Yego. Yaba afite akanya agahita agikurikira, cyangwa se akazagikurikira yabonye akanya, ariko akaba azinga ikiganiro gishya cyagezeho cyabonetse. Yego. Numva rero ahari twakwifashisha uyu munsi amagambo ari muri Luka mu gice nk'icya 9. Yego.
ariko tubwira abantu ko ikiganiro cy'ubushize yego twababwiye ko umuntu ari umunyabyaha n'abari umunyabyaha. yego ikiganiro cy'uyu munsi rero cyaza kuza kwibanda aho umuntu yabereye umukiranutsi, uburyo umuntu yaba umukiranutsi. Navuga nti yego nibyo yego nibyo ibiganiro byo n'ubundi biri kuri cano ni byinshi. yego hari ibyo bazajya nyine basanga hari ibisobanura icyaha, yego ariko bagasanga hari n'ibindi bisobanura uburyo umuntu yaba umukiranutsi. yego n'iki rero kiraza kugaragaza nyine noneho inzira yo gukiranuka. Luka igice cya 9 guhera ku murongo igice cya 18 yego guhera ku murongo wa 9 ahubwo. yego nibyo n'aya magambo numvaga. Luka igice cya 18 guhera ku murongo wa 9 yego niyo numvaga ari ku mutima twakwifashisha. yego n'amagambo, umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. yego uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka, bagahinyura abandi bose. Abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro. yego umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati Mana, ndagushimiye ko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. we ngo ntameze nk'abo ngabo. mu minsi noneho umva uko ameze, avuze batameze nk'abo ariko agiye kuvuga uko ameze. mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri. yego buri minsi bose buri cyumweru yego yiyirizamo ubusa kangahe? kabiri. ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. yego ari gusobanura uburyo we ari mwiza, yego uburyo ari umukozi w'Imana. yego naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru. yego ahubwo yikubita mu gituza ati Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. yego wari kwemera ko ari umunyabyaha, ko icyo akeneye gusa ari ukubabarirwa. yego ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari we utsindishirijwe yego kuruta wa wundi. yego kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, yego ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Amina. umuvandimwe w'umugani ngo yawuciye abantu bazi ko biyiringira. yego biringira gukiranuka kwabo. yego ni abantu nyine bazi ko ari abakiranutsi. yego tubonye rero yego abagabo babiri ahangaha. yego umugabo umwe yaravuze ngo simeze. yego simeze nk'abanyabyaha ndetse simeze nk'uyu mukoresha w'ikoro. sibyo? yego avuga ati dore ngewe uko meze. yego buri cyumweru ngiramo iminsi 2 yo kwiriza ubusa. kandi ntanga umugabane wa 1 mu 10 w'ibyo nungutse byose. sibyo? yego ubu yaje imbere y'Imana gusenga. yego wa mukoresha w'ikoro twakwita nk'umunyabyaha utazi Imana. yego ngo ntiyahangara we no kureba hejuru. ngo yikomanga mu gituza. yego aravuga ngo mbare ko ndi umunyabyaha. igitangaje, yego umukoresha w'ikoro twakwita nk'umunyabyaha udafite na kimwe cyo gukiranuka yiringiyeho yatashye atsindishirijwe. yego wa wundi ufite ibyo yiringiye akora
kandi byiza kandi yarabikoraga koko yego yatanga mu 10 n'amaturo yego yiza gusa kabiri mu cyumweru yego ubwo hari n'ibindi byinshi batanditse yego ko bire yandika bike nibyo rwose sibyo n'umunyabyara ibindi byinshi yavuze bibi ariko ntibabyanditse ariko ngo uwitwa ko wemeye ko ari umunyabyaha ari umukoresha w'ikoro atahatsindishirijwe rwose gutsindishirwa mu byumve abadukurikiye yego nugutaha ugizwe umwere amina uhanaguyeho ibyaha byawe imbere y'Imana yatashye ari intungane imbere y'Imana ubwo undi nataha uko yaje atari umunyabyaha nibyo ngibyo rero ngayo nguko ahangaha navuga nti bari kugaragaza inzira ebyiri yego yego inzira ebyiri abantu bo mu isi bose ubundi banyuramo bajya mu ijuru sibyo hari inzira ya mbere y'uyu mukoresha w'ikoro hari n'inzira ya kabiri nakwita y'umufarisayo sibyo uyu mukoresha w'ikoro ahagarariye abantu bazi ko bo nta kintu cyiza bagira cyabahesha kwemerwa n'Imana sibyo ariko umufarisayo nawe ahagarariye imbaga nini y'abantu sibyo bazi ko bari mu rugamba rwo gukora imirimo bita iyo gukiranuka izabahesha kwemerwa n'Imana inzira zibaye zingahe zibaye ebyiri ariko ubwo turaza kureba noneho inzira Imana yemera muri izo bajya bavuga ngo abantu baburana ari babiri umwe abayigiza nkana tugiye kureba rero muri aba bombi ninde uri mu nzira Imana yemera ariko muvandimwe Bibiliya bisobanuye yego we wakurikiye twatangiranye Bibiliya bisobanuye yego ngo umugani se yawuciriye nuko arimo avuga yego umurongo wa 9 yego twibutse ko ari igice cya 18 cya Luka ubutumwa bwiza bwa Luka ngo umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro yego uyu mugani yawuciriye abiyiringira ubwabo kubakiranuka yego bagahinyura abandi bose yego usanga abantu muravuga ati ngi simeze nk'abariye ngi sindi umusambanyi ngi sindi umujura yego ngi sindi umwicanyi yego ngi sinywa inzoga yego ngi nta cyahangira yego ngiyewe ndi umukiranutsi yego kuko icyambere ndasenga ndi umunyamasengesho ntabwo icya 10 n'amaturo sibyo yego mfasha abakene mfasha imfubyi n'ibindi byinshi umuntu akora by'ubukiranutsi n'uwo baciriye uwo mugani sibyo yego noneho rero ikibabaje abo bantu hari n'abandi bantu bandi yego bo hanze hari batazi n'iby'Imana bazi ko ari abanyabyaha yego bazi ko Imana itabemera b'abanyabyaha bibereye aho ngaho abo bantu uko ari babiri rero bose bagize inyota yo kujya imbere y'Imana gusenga yego wa muntu wiringiye wa muntu uzi ko asenga Imana wa muntu uzi ko ari umukiranutsi uzi ko atanga amaturo uzi ko yiza ubusa uzi ko ajya yegera Imana agiye gusenga ariko ahuye na wa muntu w'umunyabyaha rwimbi nawe ubizi ko ari umunyabyaha warabizi ko nta cyiza akora warabizi ko adakiranuka abizi ko adatungana abizi ko nta kintu gitashoboye bahuriye imbere y'Imana umwe rero abwiye Imana ati Imana urabizi naje ariko uranzi yego pe uranzi ko ndi umuntu mwiza uranzi ko muri imirimo myiza uranzi ko ndi umuririmbyi uririmba ijwi rya mbere uranzi ko ndi dirijante wakora yego pe urabizi ko ni perezida mwiza yego urabizi ko iyo bapanze amasengesho agera mbere yego urabizi ko ntajya nyica yego urabizi ko mfasha abakene urabizi ko ntajya siba na rimwe ku murimo wawe urabizi ko icya 10 ndagitanga urabizi ko nkora imirimo myiza urabizi urabizi ko ndi umuntu mwiza yego pe ngiyi inzira rero mu magambo ahinnye y'ikinyarwanda
ngiyi inzira y'idini. yego ni inzira yego yo gukora ibyiza byawe, yego wita imirimo yo gukiranuka, yego uvuga ko bizaguhesha kwemerwa N'Imana. n'Imana. yego Uyu rero mufarisayo navuze hano yego uvugwa ahangaha mu iri jambo ry'ubutumwa bwiza, yego uyu mufarisayo ahagarariye abanyamadini bose, Yego. aho bava bakagera. yego nibutsa ahangaha nibutsa ahangaha igitabo cy'umugenzi. n'aba barahuye. umufarisayo yego sibyo yahuye nyine wumvishe n'abandi basobanukiwe ko ari abanyabyaha. yego uwitwa nta bwenge yahuye na mukristo. yego mukristo aramureba ngo yavuye mu nzira y'ikigorogoro. afata wa mugabo aravaho kajyayo. avuga ati ajya mu rurembo rwo mu ijuru. none se ufite iki uzereka abo kuri iryo rembo yego kugira ngo bagukingurire Yego. winjire? yari umufarisayo mwiza. aravuga ngo rero yego njyewe ndasenga. icya kabiri niyiriza ubusa. yego icya gatatu ntanga icya 10 n'amaturo. nishyura mbere mu mwenda wese. okay. ikindi kandi nasize igihugu cy'iwacu kugira ngo njye muri icyo gihugu. okay. buriya ibihugu abantu babamo ni byinshi. igihugu cyabo yavuze ni gurupe y'abajura babanaga. yego yarabaretse. ni gurupe y'abasambanyi babanaga yabaretse. ni gurupe runaka y'abanyabyaha babanaga yavuyemo yaretse kugira ngo ajye mu ijuru. okay. igitangaje rero bukisa mbwa ati nubwo wiyogeza nujya kuri rya rembo yego ndatinya ko azagufata nk'umujura cyangwa umunyezi. uzi ko byamugendekeye. niko byamugendekeye mwene data. yagiye hageze umvishe birangira bamushya amaguru n'amaboko bamwohereje gihenomo. yego bivuze ngo rero gutanga amaturo n'icya 10 nta gisubizo kirimo mu nzira ijya mu ijuru. gusenga no kwiza ubusa nta gisubizo kirimo. yego kwishyura ubere mu mwenda nta gisubizo kirimo. mbese mu magambo make yego gukiranuka k'umuntu nta nzira irimwo yego yamugeza ku Mana. amen. ariko se wenda hari igihe umuntu yaba ari kudukurikira ariko atarakurikiye ibindi biganiro twagiye dutambutsa kera. yego none ni ukubera icyo umuntu akora byiza yego ariko ntibitume yemerwa n'Imana nk'umukiranutsi. impamvu yariyo ntabwo umuntu yamenye ko none se ariko tujyanye uyu mufarisayo hari icyo atakoze. ntacyo atakoze ariko hari icyo kimwe hari uko atagize. hari icyo kimwe yayobewe umufarisayo. hari kimwe yayobewe ariko mu bijyanye no gukoresha imbaraga ze ngo akiranuke ntako atagize. ni umugabo mwiza ndetse n'abandi n'abandi bantu bandi bashimye. none se uyu nguyu si we mukristo mwiza mu idini? uyu ni umukristo mwiza, umuntu usenga agatanga icya 10 n'amaturo. no rero umuntu no rero iyo uvuze ko mwako ngo agatanga kimwe mu 10 n'amaturo, uwo rero aremewe cyane. noneho aremewe cyane rega muvandimwe kandi mu idini nicyo kintu kigora muvandimwe abantu. aya madini yacu ikanyashimye ni meza sibyo? yigisha abantu gutungana rwose mu ngeso zabo ni byiza. ariko iyo bagira n'ijuru batwaramo abanyangeso nziza. rikaba rifite ijuru ryabo rivanga abanyangeso banjye nziza ngiye kuza batoza neza mbajyaneyo. ariko si ubwo amajuru ko yaba menshi kubera ko nanone nyine yaba menshi kubera ko buri dini ryagira ijuru ryaryo rifite imyemerere yaryo, rifite discipline yaryo. yego ubwo rero buri dini ryajya riva rifite ijuru ryaryo rishyiramo abubahirije discipline y'idini. ikibabaje gikomeye cyane nuko nta dini imwe igira ijuru izashyiramo abubahirije gahunda z'iyo dini. siko bimeze? ijuru ni iry'Imana. siko bimeze se? aho bidatera ikibazo ko hariho amadini menshi hakabaho ijuru rimwe kandi ko ayo madini adafite dogitine imwe umvise. ubwo kandi ko bavuga ko udafite dogitine nk'iyabo atazajya mu ijuru
twemeze tutumvikana ubwo Imana izahita mwonde izacagura idini izatema idogitrini ngero ndi kumva ahubwo yose yego sibyo yego yayobewe inzira ijya mu ijuru ariko ubwo nayo irahari ariko inzira mu ijuru hano irahari muri hano tumaze gusoma ku mufarisayo n'umukoresha w'ikoro ariko utarihuta nari nkubajije ati kuki umuntu yakiranuka akubahiriza gahunda z'idini akubahiriza amategeko kandi reka nshimure uyu mufarisayo yaragerageje yego icya cumi nicyo kintu kigora abantu cyane mu idini urabizi niba ahamya ko cyo yagize ute yagitanze ni ikigaragaza ko izindi gahunda z'idini zo arazubahiriza 100%. Siko bimeze amasengesho bayapanze yavuze ko ajya yakora kabiri igomwa kurya kabiri mu cyumweru n'ibindi byinshi arabikora igihamya cy'uko abikora nuko ni kimwe mu icuma gikiranukaho kuki umuntu akiranutse kuri gahunda z'idini ariko Imana ikamugaye uyu muntu ni cyo kibazo n'abadukurikiye bafite abantu bafite badasobanukiwe ariko Imana ishimye ko daho tubasobanurire yego ntabwo umuntu azi ubunyacyaha icyari cyo ntabwo umuntu azi icyaha icyari yego ikiganiro cyabanje cy'ibiganiro byagiye bibanza twasuye abantu buri cyo umuntu ari umunyabyaha ntabwo dutunda cyane twemeze ariko ndabwira abantu ko banduriye muri Adamu yego bakavukana virusi y'icyaha urakoze cyane gusobanura undi wazasubira inyuma ukabureba ukasobanukirwa ariko udukurikiye abantu bafite virusi y'icyaha uko kuntu bavutse nk'uko umuntu ufite virusi ya itera sida ayivanye ku babyeyi batabigezemo uruhare nk'uko uwo muntu atabasha gukora igikorwa cyiza cyo gutanga amaraso yanabikora atabizi nk'uko n'ubundi icyo dufite abantu ntabwo bazi ko ari abanyabyaha noneho bigatuma bakora ibikorwa byiza ariko batazi abaribo ushobora kurwara virusi ntumenye ko uyirwaye ukaba utabizi bajya gutanga amaraso kwa muganga nawe ukagira umutima mwiza wo kuyatanga utazi ko wanduye ariko abaganga bo babanza kuyasuzuma mbere yo kuyafashisha abarwayi bagasanga amaraso yawe aranduye bakayamena icyo gihe batanze umwanda nta nubwo bazagushimira ko batanze umwanda muri make rero kuba umuntu akomoka kuri Adamu akavukana ubwandu bw'icyaha ariyo kamere y'icyaha akaba muri we yifitemo gukora ibyiza ndetse n'ibibi sibyo ibyo bituma ibyo akoze byose niyo byashimwa n'abantu kubera ko navuze ngo uriya mufarisayo arashimwa mu idini ye niyo byashimwa n'abantu ni ibizira imbere y'Imana ubwo dukuriye abantu inzira ku murimo impamvu ari bizira twabonye ko uriya mufarisayo yagiye kubyirata imbere y'Imana uvuze ngo yagiye kwirata umwanda yagiye kwirata ibizira sibyo birangira nta n'ikintu akuye imbere y'Imana ariko uriya mukoresha w'ikoro utari ufite icyo yirata imbere y'Imana yari yarimenye amenya ko ari umunyabyaha ndetse anamenya ko na bya bindi byose yakwita byiza nabyo ari ibyaha bitakwemerwa ku Mana ni najye imbere y'Imana aciye bugufi avuga ngo Mana urabizi ko ndi umunyabyaha sibyo nino rero kwemera gusa ko uri umunyabyaha bituma Imana imutsindishiriza aho tugiye kuhagera mu kanya ku gutsindishirizwa ibi binsunikiye n'ubundi muri Matayo 7:21 ntabwo turi bujye kuhasoma aho n'ubundi ngo abantu bazaza bavuga ngo mwami twasuye abarwaye mu izina twarahanuye mu izina sibyo twakoze umurimo wawe mu yandi magambo twararirimbye mu izina ryawe twirije ubusa sibyo ariko ngababwire ngo mumve imbere mwankozi simbazi sinigeze ariko Theo ko mbona abantu bazakorwa n'isoni bikomeye cyane muvandimwe ushaka nkore kosa twemeze mbo ubone tugatandukana haba ngo Emile igeze kunkorera neza twapfuye iki ariko twari twamenyanye okay. Ariko Imana ntabwo izabirana ngo
ngo mwaranyiranukiye ngo murangije amakiraniro ya sinigeze mbamenya. Yego, si ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye. Abantu rero bari mu iyo nzira yo gukora ibyo bazamurika imbere y'Imana, nyamara ubwo bashatse barekeraho. Ariko twabisobanura ubushize. Yego, nta gukora ibyiza n'umwe, nta nukiranuka n'umwe imbere y'Imana, nubwo abantu bazi ko bakiranuka Yego. imbere y'abantu bagenzi babo. Sibyo? Iyo nzira rero katubwira abantu ngo irafunze, yo gukora ibyiza byawe ubishakamo itiki izaguhesha kujya mu ijuru. Icyakora bizaguhesha umwanya w'icyubahiro mu idini yawe no muri sosiyete, ariko ibyo ntibyatuma wemerwa n'Imana. Noneho rero kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana bisaba iki? Naho tugeze. Yego. Umukoresha w'ikora yabivuze. Okay. Bisaba kujya imbere y'Imana nk'uriya mukoresha w'ikora. Yego. Ukamenya ko uri umunyabyaha. Sibyo? Yego. Umuntu umunyabyaha burya atabasha gukiranukira Imana. Yego. Soma amagambo ari mu Warumi ibice 5 umurongo wa 18. Yego. Abaroma iki cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 19 nta kibazo. Aravuga ngo rero nuko rero, niko havuga, nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Uri kubyumva? Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateka benshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba bakiranutsi. Amen. Muvandimwe, njye yibaza. Yego. Nanjye nahoze ndi umufarisayo. Yego pe. Swemeze. Siwe wenyine. Naba umufarisayo kandi inzira ya benshi iriye. Naba umufarisayo kandi mwiza. Yego. Ariko no kuri. Umutima wampagazemo nibazaga nimva kuri iyi saho nzajya. Okay. Nasenze nakoze ibikorwa byose. Ariko ijambo ry'Imana ni ryiza. Yego. N'abatunze Bibiliya benshi ntabwo muzi ibintu birimo. Yego. Cyuko zano bitera isezerano ya kera ko ntajya mu isezerano rishya. Ariko amagambo Sonya yavuze ngo nuko rero nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Kutumvira Imana k'umuntu. Yego. Kutumvira Imana k'umuntu umwe. Uwo ninde? Ni Adamu. Kwateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Uwo dukurikiye. Imirimo yawe myiza, amasengesho yawe, gutanga icya-10 kwawe, gutanga amaturo kwawe, ibintu byose gutungana gukiranuka kwawe kose. Yego. Ni kwatuma iteka waciwe binyuze muri Adamu rikurwaho. Urakoze cyane. Urabikora ariko bikora ukiriwe hiteka. Okay. Icyo kirumvikana. Yego. Umuntu avuka aciriweho iteka. Ntabwo turi bujye gusoma Zaburi ya 58 umurongo wa 4. Haravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Nuko uwo murongo uvuga. Iyo bavutse ngo uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya ko ari beza. Bari kwiyobagiza kandi baratandukanijwe n'Imana. Umatajya kwigira mwiza kuva kivutse uzahenda apfuye, kandi avutse atandukanijwe n'Imana. Ngo uwo dukurikiye ibikorwa byawe byiza rwose ni byiza pe. Nibyo. Biraguha icyubahiro mu idini. Yego. Biratuma ugiye ukize muri sosiyete na leta ikeneye inyangamugayo. Yego. N'abakoresha benshi bakeneye abakozi b'inyangamugayo. Yego. Uragira n'urugo rwiza. Yego. Uragira n'imibereho myiza. Yego. Ibyo bintu rwose ntabwo ari bibi. Yego. Swemeze. Ariko iyo babikoraga ku nyungu zawe, utabishaka mu itiki, atari ku nyungu z'Imana ngo izaguha ijuru. Okay. Iyo babikoraga nk'uko umuntu, iyo umuntu agiye mu kazi akora umushahara w'ukwezi, abakorewe n'umuryango we, ntabwo abakorera Imana ngo izamuha ijuru. Okay. Nta muntu ukorera amafaranga ukwezi bahemba 300 cyangwa umuhede wagiye mu kiyede cyangwa umufundi atahariye yambika abana mere neza beho neza, akanumvira boss wamuhaye akazi. Sibyo se?
ariko kugira ngo babane neza yego ajya muhemba ariko atabishakamo ijuru. yiba n'ibyo bikorwa bindi wabikora kugira ngo ubashe kubaho neza unamererwe neza hano dutuye kuri iyi si byaba ari byiza ahubwo ikibazo si icyo bikorera nibyo. Tugarutse hariya rero mu Baroma dusomye yego ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho ubwo umuntu avuka aciriweho ibyo rero kandi umuntu ntiyabikosora. ndagira ngo udukurikiye ibyumva hano ni nk'uko nashaka ubu ngubu kuba umugore ntabwo byakunda. ndagira ngo udukurikiye ibyumve twemeze ko icyaha cyakozwe n'umwe yego cyanduje inyoko muntu yose yego inakirirwaho iteka yose nibyo be yayikurikiyeho yego dukurikiye ngo ni nako igikorwa cyo gukiranuka naho cyakozwe n'undi muntu umwe yego naho cyahise gihesha abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo buhoraho. noneho rero aya magambo arahura nayo twasomye yego wa mukoresha w'ikoro yego wasobanukiwe ko ari umunyabyaha akabyemera ubwo yanamenye ubunyacyaha bwaho buturuka urakoze cyane ko atabigizemo uruhare. urakoze cyane we nta na kimwe yari afite kuvuga cyiza yego we yemeye gusa ko ari umunyabyaha. ubwo turi kwinjira mu nzira noneho yo gutsindishirizwa. yego ntiwatsindishirizwa utatsinzwe. yego ubwo si aho ngaho bikwiye guhera. aho ngaho ntiwatsindishirizwa utemera ko watsinzwe. yego siko bimeze. uwemeye ko ari umunyabyaha ko nta n'igikorwa yabona yakorera Imana cyatuma Imana imwemera bavuze ngo yatashye ari we utsindishirijwe. yego ubwo wadutsindishirije rero nuriye wavuzwe no mu Baroma mu gice cya 5 umurongo wa 18 ngo igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe. umva ikindi kintu kirimo. yego ubwo n'ubundi abakiranutse ntabwo ari benshi. oya muvandimwe ndiye ngo adukukiye babyumve twemeze umuntu umwe yakoze icyaha abantu bose bahinduka abanyabyaha banashyirwaho iteka. yego no nkunda amagambo tutari busome abantu benshi bazi ari muri Yohana 3:16 yego avuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwo mwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yohereje umuntu wo kwizerwa. yego wo kwizerwa umuntu noneho Imana iyohereje we agiye gukora ibyo abantu bananiwe gukora. siko bimeze. ariko iri gusaba abantu ngo bamwizere bamugirire icyizere bamenye ko aje kubakorera. sibyo uwo muntu rero yanaje ari umucunguzi w'abari mu isi. umucunguzi w'umuntu ni umuntu uje gukora mu cyimbo cy'abananiwe aje ari umwe kuko n'uwa mbere wanduje abantu yari umwe. sibyo kandi uwa mbere yamaje kwandura n'abantu bagize ingeso nyine mbi. sibyo noneho ngo araza rero akora ibyo gukiranuka ba bantu bahita bagirwa abere bahabwa ubugingo. noneho abantu basaba kumwizera. urakoze cyane. ubwo mu yandi magambo twihuse Yesu niwe wenyine wakoze ibyo gukiranuka. si icyo ngicyo. ubwo rero kikaba ari n'ikizira cyane kumera nka kurira mufarisayo yari ameze. muri make ni ugupinga ibyo umucunguzi yakoze. ikinejeje aho ngaho iyo umaje kumenya ko Yesu nk'umucunguzi wawe yabaye umukiranutsi mu mwanya wawe kuri ibyo yakoze yaje adukira mu mwanya wacu anafata igihano cy'ibyaha byacu arangije akishyiraho. iyo umwizeye noneho ubarwaho gukiranuka kwiwe nk'uko n'ubundi twabazweho gukiranirwa kwa Adamu tutagizemo uruhare ariko tugatangira gukora ibibi. sibyo biri muri kwa gukiranirwa ni nako iyo umwizeye ukabarwaho gukiranuka kwiwe unatangira gukora imirimo yo gukiranuka ariko ivuye muri kwa gukiranuka kwa wa muntu ariko tutaragera ku gukora. kuko si aho ntiturahagera. icyo nendaga kubaza cyangwa nanjye no kuvuga ubwo kumera nk'uko umufarisayo yabaye
yagaragaje ahubwo ko ari we mukiranutsi. yego njye nkora Yego, ibi yego. sinameze yego nk'abariye. yego wagira ngo we hari ahandi hantu avuka hatari kuri nde kuri Adamu, kuko abavuga kuri Adamu bose ni abanyabyaha kandi ku rugero rumwe rungana imbere ariko y'Imana. y'Imana. ngo n'ugerageje gukiranuka Yego. niko Yakobo yanditse mu gice cya 2:10 Yego. agasitara ku itegeko yego rimwe Yego. ngo abayisha amategeko yose. yego sibyo? ubwo uriya mufarisayo we yashatse kwigaragaza nk'aho atandukanye n'abandi. Yego. kandi nawe ni mwene Adamu. bene Adamu bose banganya ubunyabyaha imbere y'Imana. yego sibyo? nibyo muvande. akaba ari nayo mpamvu nta kintu umuntu afite yamurika ngo gitume yemerwa n'Imana. amakuru meza dusomye mu Baroma 5:18 Yego. ni uko haje kuboneka undi yego witwa Yesu Yego. ukora ibyo gukiranuka Yego. byuzuye Yego. bishimwa n'Imana. yego ubwo habonetse umukozi rero witwa Yego. Yesu, Yego. birasaba ngo abandi bakozi bose bahagarare bicare kongera kwidumbukiza ukavuga ko ari ibintu nawe ufite. reka muvandimwe ubundi abantu bari mu kazi batangajwemo. yego sibyo? yego ubundi hangajwe abantu babiri. yego umukozi wa mbere wangajwe na Adamu. yego ubwo Imana ngo uramenye igiti cy'ubwenge umenyeshe muri cyiza n'ikibi ntuzakiryeho. ubwo Adamu yari yangajwe. yego ariko uhagarariye abandi bakozi bose bakagombye gukora bose ngo bo baruhuke baba amahoro. yego Adamu rero yangajwe aratsindwa. bituma abantu bose batsindirwa muri we. yego Imana mu rukundo rwayo rero iza kwangaza undi mukozi witwa Yesu. aza atavuye kuri Adamu ahubwo azavuye kuri yo. sibyo? aratsinda. araza aratsinda rero. amaze gutsinda n'ubundi abantu bose nabo baba baratsinze. ariko ubwo abatsinze nabemera kuriya yatsinze ariko ari bo atsindiye. yego nabamwizeye. urakoze cyane. nabamwizeye. yego nabemeye ko ari umucunguzi wabo. yego nabemeye ko yaje gukora mu kigwi no mu cyimbo cyabo. none se ubwo umuntu wemeye umucunguzi ntibyumvikana ko we atakongera kwirata ibyo we akora? oya ntabwo bishoboka. yego oya iyo ni umucunguzi. yego umureka amaboko okay ukirata ibyo umucunguzi wawe yakoze. urakoze cyane. none kandi umucunguzi iyo akoze nabi n'ubundi byitirirwa wowe kuko aje gucungura. yego yakora neza bikitirirwa wowe. yego n'ubundi umucunguzi wacu nta kintu na gito yakeneye hano ku isi. yego ntacyo yaje kuhashaka. yego yaje muri misiyo gusa yo kuducungura. yego kugira ngo yemeye kuza umukozi wacu kugira ngo ibyo akoze byitirirwe twebwe. urakoze ibyo cyane. akoze ubutunzi bwacu. muri make rero inzira uriya mukoresha w'ikoro yanyuzemo yego ari nayo nzira turi kurangira noneho abantu bose bakurikiye iki kiganiro. yego ni inzira yo kurekeraho kwishakamo imirimo uzamurikira Imana ngo ikwemere. yego sibyo? yego ukamanika amaboko nk'uko uriya mukoresha wikora yavuze ati ngewe Mana yego ndi umunya ntiyanahangaye byaha. yego sibyo? yego icyo nkeneye gusa no gutsindishirizwa ni ukubabarirwa. yego sibyo? noneho rero uwo wemeye icyo akemera ko ari umunyabyaha ko atashobora gukiranuka, Imana iramutsindishiriza imubaraho insinzi mu yandi magambo y'umucunguzi w'abari mu isi. y'umucunguzi w'abari mu isi cyangwa se y'umucunguzi we. umucunguzi we ari we Yesu. Yesu n'ubundi yari intama w'Imana. yego ukuraho ibyaha by'abari mu isi. udukurikiye rero tugana ku musozi w'ikiganiro. yego rekeraho gukorera Imana. yego sibyo? yego rekeraho kumva ko hari ibikorwa wakora Imana izakwemera. yego ibyo bintu wakoze byinshi. sibyo? wakoze byinshi. gabanya tuza banzube utuze umenye ko nta muntu ugenda kwangaza aho kazi wakaguhaye wakongaye gukorera Imana akorera ijuru yaramushutse. umuntu wese wakubwiye ngo ijuru rirakorerwa genda ukorera ijuru wasenga ugatanga amaturo ukiza ubusa ukaririmba ugasaba Imana imbabazi ukatura ibyaha byawe byaturira Imana, uwo muntu yaragushotse. ahubwo noneho rero aka kanya tuza tukuzaniye amakuru tumaze kubwira yuko Imana yamenye kera
nk'ibyigo usanga izaguha ijuru utabishobora. yohereza umukozi uza gukora mu mwanya wawe kugira ngo agukorere. uwo mukozi nakora neza, Imana ireba ibyo umukozi yakoze, ibishingireho iguha ijuru. Amen. uwo mukozi yaje ari Yesu, ari umucunguzi wawe mu isi, kandi yakoze neza. tutumvikana. nsome amagambo ari mu Bakorinto ba kabiri 5 umurongo wawo wa 17 kugera kuri 21 twasoreze. yakoze neza. tutumvikana. weruka amahoro rero, ahubwo umenye ucukumbure, ushakishe ibyo umucunguzi wawe yakoze, aba ari byo wirata, urebye y'Imana. ngiryo ibanga. Abakorinto ba kabiri 5 umurongo wa 17 sasa kuri 21 aravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. uyu murongo urakomeye cyane. Kawusubiremo. kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. kuko utigeze kumenya icyaha. ayo magambo muri Bibiliya ijambo ry'Imana, umurongo wa 21 abisobanura neza cyane kurenzaho, kugira ngo abadukurikiye mubashe kubyumva. ujye mufata ibibazo zose musome, nta kibazo gihari. ni ibinyarwanda bitandukanye. Abakorinto ba kabiri 5 umurongo wa 21. havuze ngo Kristo utarigeze akora icyaha, Imana amubazeho ibyaha byacu, kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bwayo. Amena. bavandimwe, tutungo ni muruhuke gukora, ahubwo mujye kubariza amakuru y'umuntu wabakoreye. Imana imaje kubona ko mwebwe mutabasha kuyikorera ibyo ishaka, yabohereje umukozi, azanye n'umucunguzi wanyu kugira ngo ijye akora bibarwe kuri mwebwe, witwa Yesu. sibyo? yaraje rero atunganya iby'Imana yakubaza. mbese ayo ni amakuru yizewe yuko Yesu nk'umucunguzi wacu yakoze ibyuzuye Imana yatwifuzagaho. we arabikora, arabyuzuza. ibyatunaniye, ibyo tutabasha gukora, we yarabishoboye. noneho ngaha aho dusoreje havuga ko Kristo utarigeze akora icyaha. amenya mu Kinyarwanda bava utarigeze kumenya icyaha uretse no kugikora. wazo byumve ari umucunguzi wacu, ngo Imana yamubazeho ibyaha byacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. bivuze ngo iki? isi yabonye umuntu umwe utarigeze, tujye matwe, mbega isi yabonye umuntu umwe gusa utarigeze amenya icyaha. umwe rukumbi. uwo ni Yesu. nta wundi uzabaho. dore rero amahirwe ahari, uwo yitwa umucunguzi wanjye. nta wundi uzabaho. siko meze tutumvikana. rero uwo mutarigeze akora icyaha, ndamushimiye kuko yaraje kuncungura. uzi icyo nakoze? amaje kutamenya icyaha, ajya na Satani mu butayu kugeragezwa, ntiyakora icyaha na gato, ntiyatsindwa. arangije afata ibyaha bya Emile n'ibya Theoneste, arangije abyishyiraho, ahinduka icyaha.
ubwo se udukurikiye niba Kristo yafashe ibyaha byawe akabyikuraho akabyishyiraho akabinkuraho akabyishyiraho ubwo umunyabyaha abaye nde? yabaye Yesu. bavandimwe imbere y'Imana umunyabyaha ni Yesu. Yego. igihe turimo Yesu ni umunyabyaha mu rukiko rw'Imana. ntabwo Yesu ari umunyabyaha, hari umunyabyaha mu bucamanza bw'Imana, mu butabera bw'Imana, mu bushishozi bw'umucamanza. abandi n'abakiranutsi. Amen, amen, amen. abandi bose n'abakiranutsi, ariko bigasaba kubyizera, bisaba kubyemera. bivuge ngo uyu munsi wa none itegeko yego rihari uyu munsi yego ritari ntuzice ntuzasambe ntuzabeshya n'amategeko ya Mose. ibyo byabaye expired byashyizwe kuri Yesu. yego itegeko rihari imbere y'Imana ni ukwizera Yesu umucunguzi. Amen. ukamenya ko yaje ari umucunguzi wawe, Yego. ukamenya niba umucunguzi wawe yakemuye byose n'Imana. nibyo. ubwo rero ari nacyo cyaha cyuriya mufarisayo twahereyeho, ntabwo yizera, ni ukutizera akiyizera. sibyo se? akizera ibikorwa bye. ari nacyo noneho uriya mukoresha yikoreye yamurushije. we yaravuze ati ngende umunya, ariko ntiyavuga ngo ngiye kurwana nabyo mbireke, yarazi ko atazabishobora. aravuga ati ngeneye gutsindishirizwa. Imana iramubwira ati humura, ibyo byaha byawe byose hari undi nagize gute? Ndabishyizeho. dusoza rero atahagize ute? atsindishirijwe. dusoza rero yego uwo dukurikiye numva iki kiganiro, yego, ukamenya neza ko Yesu yabaye umucunguzi wawe, yakoze byose mu mwanya wawe, yego, ukizera ibyo Yesu yakoze. sibyo? yego. ko ari wowe yabikoreraga, yego, ukabyakira ukabigira ubutunzi bwawe, akaba ari byo wirata, ibyo bizatuma Imana ikwemere, yego, iguhisha ijuru rizaba ribaye iryawe. dushimira Imana ko twe yego ubwo bwiru bwatugezeho. yego cyane. n'ubwiru ndi umutagatifu pe, n'ubwiru bukomeye, ndi umukiranutsi pe, bwatugezeho. yego. Imana yemeza imitima yacu ko turi abanyabyaha nk'uriya mukoresha wikoro, ariko inatumenera ibanga ry'umukiranutsi witwa nde? Yesu, wakiranutse ari twebwe akiranukira. Imana itwemeza kwizera umucunguzi wacu Yesu, turamwizera, ubu tukaba turi abatagatifu imbere y'Imana tubikesha kwizera Yesu Kristo. ariko nawe tukurarika, kuko ijuru imyanya iracyahari, nta fuhe dufite, ntaryo muvandi, ntaryo. nawe tukurarikira kwizera umucunguzi wawe Yesu, ukarekeraho kwizera, ukaba umuraganwa natwe ubwami bw'Imana, ndetse ukaba umuraganwa na Kristo. Imana ishimwe. Amen. Yego, ikiganiro rero nkuko tubabwira, telefoni mwashakiraho, mwampamagaraho, ako twari tukibagiwe, nako ni ngombwa, ni 0788 49 yego 77 82. yego. wajya kuri YouTube, yego, ugashyiramo Ijuru ntirikorerwa, yego, ugakurikira amakuru, yego, waduhamagara tukawushyira kuri WhatsApp, yego pe, nayo yitwa Ijuru ntirikorerwa, yego pe, kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi. twaguha igitabo, yego, cyitwa Ijuru ntirikorerwa, yego pe, ukagisoma, yego, ukuramo amakuru menshi, yego, arenze aya ngaya. yego. ni karibu rero, Imana ishimwe. nanjye wakenera kumvugisha cyane ko biremewe, yego turahari kugira ngo dusangire n'abantu iri jambo ry'ubutumwa bwiza. nimero yanshakiraho ni 0784 42 57. ku muntu waba uri hanze y'igihugu ashyiraho kode z'u Rwanda, ubwo ni akamenyetso ko guteranya 250, agakomeza 7 n'indi mibare navuze kare. ni karibu, twiteguye kukwakira no kugusobanurira. Imana ishimwe. Amen.
twibaze